agakora ikosa iminota 23 yonyine goli rifungura amazamu Halifa Traore atsinda igitego cyiza cyane. Oh my dear lord, kufa ikipe ya PRFC rero amahirwe ya mbere ku ikipe y'ingabo z'igihugu. Birumvikana ni ikosa bakoreye kuri Memela Ofuda umusore wa APR. Kufa ikipe ya PRFC bonye ku mukino iri mikino ikipe ya Gorilla, umukino utoroshya abafana, abakinnyi barimo bashwana vuba. Umusifuzi w'igitambaro arabibona ahita atibika aravuga ati reka nihute njye kureba uko byagenze. Hariya abakinnyi ba Gorilla batangiye gusahirana hagati y'abo n'aba PRFC, batangiye gusa nkaho bajwi bagurana. Umusifuzi w'igitambaro aravuga ati reka mbyivangemo, mu gihe umusifuzi uri mu kibuga hagati aramubwira ati uretse gato turebe Rurisa. Reka turebe rero izi mpaka zirakizwa n'iki. APR na Gorilla ko batangiye gusa n'abareba nayingu umukino ukiri mushyashya biragenda gute. Umukino ari gutangira umusore wa Gorilla bamukora mu jisho numero 15. Rurisa amagaza abaganga ba Gorilla ati nimuze murebe icyo abaye. Iyi kufra APR itangiye kuzamo waserera. Biri ku kibuga byose. Iyi ni tuza tubukurikiye ngushimire cyane tubane iteka. Umusifuzi w'igitambaro aragaruka gake gake avuga ati reka nze mbe mpagaze ahangaha kuko nabirebaga neza cyane. Yamaze bana gutanga report, ndabona yegereye komiseri w'umukino w'umusifuzi wa kane. Uvuga ati wowe wabibonye byagenze gute? Umusifuzi w'igitambaro ati yahise mukoma ahangaha. Umusifuzi w'igitambaro ati yahise mukoma ahangaha rwose nabyiboneye. Ushobora kumwe muri abagiye kurya ikarita, ndabona ari kirasa hamagara umusore ati ngwino mubwire. Match itangiye gufata ikintu bitirange hakiri kare. Arekera sare ku musore ati muhagare gutya mucunga imipira niterekana APR nimbi cyane. Yabakoze agati mu bwonko kabisa. APR ishaka gutsinda umukino byanze bikunze. Umusifuzi wa kane ndabona ataga bapuro avuga ati ibyo ndabyandika mu bigomba kuba biranga umukino. Afite ikarita y'umuhondo mu ntoki. Umusifuzi w'agati mu kibuga avuga ati ndababonye kandi bamaye raporo y'uko mwabigenje. Impaka ziratangiye sasa. Ati ndayiguhaye rero nshingiye ku byo ukoze. Ati genda va mu nzira. Ni Sheikh Djibril Ouattara bahaye ikarita y'umuhondo. Sheikh Djibril Ouattara akabaha ikarita y'umuhondo rero. Sheikh Djibril Ouattara uyu musifuzi w'igitambaro ni wa muteye imboni karavuga ati uretse gato nabyiboneye. Match komeye rero. Niyo mugabo Claude team captain yagarutse mu bintu bye. Abankurikiye n'umugorana nagiye mbibabwiraho ko umusore amaze iminsi ameze neza cyane myitozo. Reka turebe umunyezamu wa Gorilla ari mu kibuga ameze neza. Reka turebe kufra nubwo abasore bacyashondashona na gake gake ariko bene umupira bibamo. Umusifuzi bati kandi ndongera mbahane. Uwo ku ruhande bareba atreba piro abasore bagora bagakura neza cyane. Umupira arenga rero no gukibona ikipe ya PRFC no kurengurwa na APR. Kandi subscribe turushaho kubara neza cyane. Abafana ba APR bakomeza kuvuza amahumbeti n'ibikoresho byabo kabisa bakomeza gufana ikipe yabo. Reka turebe APR ku mupira kina neza. Katurebe Yunus atera agapira neza cyane. Agaturebe nibyo. Reka turebe imbere ariko umupira bamuremure cyane. Bari bahereje Sheikh Djibril Ouattara umupira umusigamo abwira mugenzi we Yunus wamutereye agapira keza ati merci beaucoup wongere kuri urebe ushobora kuza gukora bitandukanye n'ibyo bari biteze. Reka turebe rero Gorilla umusore aranyerera. APR reka turebe nayo utakaza kano kavura kagwibaza kari kwa challenging mo gace bakanyerera. Reka turebe nyemugabo Claude team captain pira wambambra usubiza kwande. Reka turebe Leonard Sekiganda kinanda cyane. Reka turebe Jean Gilbert Byiringiro. Jean Gilbert kinanda cyane. Kajege kinanda cyane na Memela Ofuda kinanda cyane. Reka turebe Yoni APR abakunzi mwese bo muri bihe byiza cyane. Biracyarusa kusana tipira afungura amazamu. Reka turebe kinanda cyane. Katurebe Kajege kinanda cyane yitwa Dao bamukuraho akafanya makosa ariko abasore ba Gorilla nabo bitawutakaza. Abasore ba PRFC barakina ashira umuntu hasi. Umusifuzi ati nabyibona ni kufra. Bakorera uboneka John Bosco nimero 27 mu mugongo. Kufra ikipe ya PRFC, kufra ya APR.
abakunze EPR muri hose mwifuriza ibihe byiza cyane. Umusifuzi avuga ati it's a dernier avertissement, ni amahirwe ya nyuma nguhaye niwongera nita gutanga ikarita y'umuhondo. Reka turebe APR yihannye vuba akina neza cyane kwande. Reka turebe kwa Clement team mwe mu basinia Claude basubiza kwa Clement Nigena atera neza cyane umupira kwa Yunus agiye gukina na Bisha Byiringiro Kagege yagateye, ariko basore bagore barawureka umupira agenda ujya hanze izamu. Umusifuzi araguruka w'igitambara avuga ati nabyiboneye ngomba guhagarara aho birengeye. Umusifuzi avuga ati ngomba guhagarara aho birengeye. Rero ubusa ku busa, Gorira 0 EPR 0. Kandi subscribe turushaho kubana neza cyane kuri Tuza TV. Reka turebe rero team captain y'umugabo Claude Chenga kori kosa yonyine. Gorira ifungura amazamu Halifa Traore atsinye igitego cyiza cyane. Oh my dear lord, Gorira moja EPR kubusa. Ibintu bitangiye guhindura isura. Ese biragenda gute? Halifa Traore tsindira igitego cyiza cyane ikipe ya Gorira. Abasore ba EPR bakoze erreur ntoya cyane muri defense. Uyu Halifa Traore rero nta kintu kinagomba guhita akora uretse kureba Adolphe akahita munyuza hagati y'amaboko kabisa umupira ngo tujya mu izamu. Kimwe cya Gorira ku busa bwa EPR. Iminota 23 y'umukino mu gice cya mbere. Ese match iraza kubigenda gute? Nabonye irimo attention cyane y'abakinnyi bari kugenda bashondana. Halifa Traore afungura amazamu ku ruhande rwa Gorira. EPR igiye gukora iki muri minota? Reka dukomeze tubane neza cyane kandi subscribe turushaho kubana. Subscribe turushaho kubana neza cyane. EPR igiye gukora iki muri minota? Reka tubitege amaso turebe. Match ikomeje rero, match y'umuriro hano. Oh my dear lord, hey moja Gorira EPR hajapata chit. Ibi ni iki katurebe rero cy'umupira nza cyane kwa William Togwime sufunga umupira nza cyane asaba bagore barawurenza nibyo. Ibintu bitangiye guhindura isura. Reka twitega turebe ikigiye kuba rero. Ni kibenga z'igihugu ntabwo yitsiri ito cyungo wumve ko wiryamye hari ugasinzira. Reka turebe William Togwime nyaza magura ukuraho subizamo golo hey Togwara usimbutse arawubererekera nta kuri ari kubigenza. Nyaza magura atabaye cyane ikipe ya Gorira FC. Abakunze EPR bari hose bavuga bati turakishura nta kundi kandi subscribe turushaho kuza kubana. Iyi ni Tuza TV ni MC John Brand ndetse n'izindi channel zose mbahera amakuru y'imikino agezweho. Hey moja Gorira EPR hajapata kitu. Bakiriya bacu dukunda, numbazaniye inzu nziza cyane mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo, ahantu heza cyane hitaruye kandi hari amafu n'amafunguro. Ni inzu nziza cyane yubakisha amatafari kuva hasi kugera hejuru, ifite igipangu kinini cyane, ifite parking y'imodoka, ifite ahantu wahinga imboga, ibiti by'imbuto, n'ahantu heza cyane watura ugatuza kandi ukumva umerewe neza n'umuryango wawe. Reba imbere mu nzu ikintu bita plafond gypsum, ndetse ifite salon na salamanje nziza cyane, ifite ibyumba 4, douche 2 na toilette 2 mu nzu, ifite igikoni ndetse na stoke. Wala, iyi ni inzu watura mutuje, ibazana nuko itari guhenda. Reba igikoni cyawe neza cyane, ni igisirimu n'ugusuye agasanga musobanutse. Mbega inzu nziza cyane, ibaze ko ifite annex ikagira ikigega cy'amazi, aho banika imyenda, hafi y'ibitaro neza bya Gatagara, iruhande rwo bagiye kubaka ikibuga cy'indege hano mu Ruhango. Ifite ubuso bunini cyane bungana metero kare 1377. Ni inzu nziza, ngwino nyikwihera miliyoni 45 gusa.